Haleluya bene data, nshuti z'umusaraba, bakunzi ba Yesu Avuge Neza official, ndanezerewe cyane kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha, mwebwe mubana natwe umunsi ku wundi, mwebwe munyurwa no kumva izina rya Yesu rivugwa neza. Imana nibahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana, hanyuma dusangire ijambo ry'Imana numva riri ku mutima wanjye uyu mugoroba. Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa kandi Mana yo kwiringirwa, ndagushimiye cyane kubw'ubuntu bwawe bwinshi, gushima imbaraga zawe, gushimiye gukomera kwawe, gushima imirimo n'ibitangaza ukora uko bwije n'uko bukeye, ukatwiyereka. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngiye gusangira ijambo ryawe na bene data, uduhe kugubwa neza ku bwaryo, kandi umuntu wese uryumva n'uzaryumva bazunguke. Senze gutyo nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana yacu nishimwe cyane kandi Imana nihabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cyo Kuva. Turasoma ibice 15 murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3, niho honyine turi busome. Umutwe w'amagambo haranditse ngo indirimbo ya Mose. Maze Mose n'Abisiraheli baririmbira Uwiteka iyi ndirimbo bati, ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje, ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Uwiteka n'imbaraga zanjye, n'indirimbo yanjye, ampindukiye agakiza. Uwo niwe Mana yanjye, nanjye ndayihimbaza, niyo Mana ya data, nanjye ndayishyira hejuru. Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka niryo zina rye, amen. Haleluya. Imana nishimwe kandi Imana nihabwe icyubahiro. Ese ijambo riri ku mutima wanjye ari ijambo numva nasangiza abandi, kubwira abantu ngo hakurya y'inyanja hari ukuririmba. Imana ishimwe, hakurya y'inyanja hari ukuririmba, hari uguhimbaza Imana, hari ukunezerwa Imana, hari ukwatura amagambo y'ishimwe mu kanwa kawe cyangwa mu kanwa kanjye. Imana nishimwe. Ni inkuru z'Abisiraheli uko bavuye muri Egiputa berekeza i Kanani mu gihugu cy'isezerano, uko urugendo rwabagendekeye. Mu gice cya 14 mu Kuva niho bavuga urugendo uko rwagenze, intambara bahuriye nazo mu nzira, ibyabagoye n'ibyabaruhije, aho bageze bakabona nta butabazi buhari, aho bageze bakabona inzira irabagoye rwose. Bamwe bagatangira gutekereza ngo ese twajyaga he, bagatangira kwitotombera Mose, bagatangira kumuhata ibibazo bati watujyanaga he, aho twari turi ko twari tumeze neza, ko twaryaga, ko twanywaga, ko twari dufite buri kimwe cyose, nubwo twari mu buretwa, niki cyatumye dukurayo. Babonaga aho bibakomereye, babonaga aho ko bibagoye kandi ko bibayobeye rwose nta nzira. Hari naho tubona ukuntu bageze ku nyanja itukura, bareba ngo iburyo, bareba ibumoso, bakabona imisozi irabakikije kandi ni miremire, bakumva inyuma guhorera kw'amagare ya Farawo, bareba imbere inyanja ukwisa, ukwihorera, babona ubutabazi rwose burarangiye. Bagira ubwoba bwinshi, batangira kwitotomba, batangira kwibaza bati ko dupfuye, aho twari turi n'ubundi ko imva zari ziriyo, aho twari turi n'ubundi ko iyo dupfa urupfu nyine twari gupfa bikarangira. Ni iki cyatumye Mose utuzana mu rugendo rumeze gutya, utwizeza ibitangaza, utwiringiza ko hari ubutabazi buri imbere? Niki cyatumye ubikora? Aha babonaga ko ibyabo birangiye rwose, ariko Mose Imana ayitakiye imubaza ikibazo, iramubaza ngo niki gitumye untakira, niki gitumye utaka? Imana igiganira n'umuntu wayo cyangwa n'abantu bayo, ikababaza impamvu bataka, ikababaza impamvu bagize ubwoba, ikababaza impamvu bagize gutinya mu mitima. Imana ijya yitegereza mu mutima w'umuntu, ikamenya ko ubwoba bwamufashe, ikamenya ko abuze ibyiringiro by'ejo, ikamenya ko ageze mu gikombe cyo kwiheba no kubona ko ibyo bicitse cyangwa birangiye. Ariko Imana ibaza Mose, haleluya, ngo niki gitumye utaka, niki gitumye untakira? Nuko Mose abwira Imana ikimutakisha. Imana iramubwira ngo bwira Abisiraheli bakomeze bagende, fata inkoni urambure hejuru y'inyanja,
nanjye ndakwereka icyo ndi bukore. Imana ishimwe, haleluya. Nuko Mose arambuye inkoni hejuru y'inyanja, ngo inyanja icikamo kabiri, muri nyina w'inyanja ngo haravura rwose, amazi arakama, habonekamo inzira, barambuka bagera hakurya. Imana ikora igitangaza, irongera ihuza amazi kugira ngo yerekane gukomera kwayo. Abari bakurikiye Abisiraheli bo baguye mu nyanja nk'uko ijambo ribitubwira, bararangira ahabo haribagirana. N'uyu munsi turacyabivuga, n'uyu munsi turacyabiririmba, n'uyu munsi turacyavuga gukomera kw'Imana n'igitangaza cyakorekeye ku nyanja. Imana ishimwe. Icyabaye nuko abatakaga, abariraga, abari bihebye, ababonaga bitagishoboka ko kwambuka bakagera hakurya mu gihugu cy'amasezerano bizabaho, batangajwe no kubona bibaye, barambuka. Nubwo hari abaguye mu butayu, nubwo hari ibyabo byashiriye mu nzira kubwo kutizera, ariko hari abambutse bagerayo. Imana ishimwe, haleluya. Rero ijambo dusomye ntabwo twavuze kuri iyi nkuru cyane yuko urugendo rwagenze, ahubwo twavuze hakurya y'inyanja niki cyabaye. Amen. Hakurya yo kwambuka, hakurya yo kubona ubutabazi, hakurya yo kurenga bya bindi byari bibagoye, ibyabatakishaga, ibyatumaga bavuza induru biheba, niki cyabaye? Habayeho kuririmba. Imana ishimwe, haleluya. Izi jambo dusomye nicyo numvaga nshaka kubwira abantu. Intego nukuvuga ngo hakurya y'intambara, hakurya y'ubwihebe, hakurya y'ibigeragezo, hakurya y'iyo misozi, hakurya hari indirimbo. Haleluya. Hakurya hari indirimbo. Nicyo numvise nshaka kubwira abantu, hakurya hari indirimbo. Ijambo twasomye rero aha mu bice 15 byo Kuva, ngo Mose n'Abisiraheli baririmbira Uwiteka iyi ndirimbo bati, ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Nukuri Uwiteka ajya anesha umuntu ari mu gihe cy'uburwayi, agataka, akarira, akavuza induru, Uwiteka akarwana akanesha. Hakurya y'intambara y'uburwayi umuntu akavuga ngo ndaririmbira Uwiteka iyi ndirimbo kuko yanesheje bitangaje. Imana ishimwe. Ngo ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Umuntu akavuga ati uburwayi, Imana iburoshye mu nyanja. Umuntu akavuga ati ubugumba, Imana iburoshye mu nyanja. Umuntu akavuga ati kwangwa n'abantu, Imana ibiroshye mu nyanja. Icyari kimeze nk'ikidashoboka imbere y'umuntu, Imana yikirangije. Hakurya y'icyo kibazo hari ukuririmba. Umuririmbyi arabivuze ngo baririmbye iyi ndirimbo, ibahindukira indirimbo, bararirimba baravuga ngo Uwiteka ni intwari mu ntambara, ngo ni intwari mu ntambara, ngo kandi Uwiteka niryo zina rye. Imana ishimwe, haleluya. Ndakwibutsa ko nubwo ufite ikibazo kigukomereye, nubwo ufite ikikuriza, nubwo ufite ikigutakisha, nubwo ufite ikikwihebesha, nubwo ufite impamvu zo kurira, nubwo ufite impamvu zo kubura ibitotsi, nubwo ufite impamvu zo guhagarara ku mutima, ukumva ubwihebe buragufashe, ukumva burakugose, ukumva n'ihumure nturishyikira, ukumva ibyo abantu bakwiringiza ntabwo uzabishyikira, ariko ndakwibukije nanjye muri uyu mugoroba ngo hakurya y'ibyo ngibyo hari indirimbo. Hari igihe nawe uzaririmba uvuge ngo ifarashi n'uwihetse Uwiteka biroshye mu nyanja. Uvuge ngo ibyari bindiza Uwiteka biroshye mu nyanja. Uvuge ngo ibyari bitumye umutima wanjye wiheba, ugafatwa no kwiheba no kwiganyira, Uwiteka abiroshye mu nyanja. Nawe uririmbe iyi ndirimbo ya Mose n'Abisiraheli bambutse inyanja. Uvuge ngo Uwiteka amindukiye agakiza, amindukiye imbaraga, amindukiye igitare cy'ubutabazi. Imana ishimwe, haleluya. Ku murongo wa 3 Uwiteka, ku murongo wa 2 ngo Uwiteka niwe mbaraga zanjye, ni indirimbo yanjye, amindukiye agakiza, uwo niwe Mana yanjye, nanjye ndayihimbaza. Uwiteka akwiye ishimwe, akwiye icyubahiro, akwiye guhimbazwa, akwiye kubwirwa amahanga. Imirimo agukoreye ntukayiceceke. Muri byarimbye avuga ngo hari ibyiza nabonye nashobora kugira ibanga. Ni kuki Imana yagukiza indwara ukabigira ibanga? Ni kuki Imana yagukura mu bukene bukabije ukabigira ibanga, ukumva utakwatura kuvuga ko Uwiteka aguhindukiye agakiza, aguhindukiye indirimbo, aguhindukiye ibyishimo, aguhindukiye ishimwe. Imana ishimwe cyane.
Imana imaze gukorera abangaba igitangaza cyo kubambutsa inyanja itukura, ntabwo babicecetse, ntabwo babirekeye mu mitima yabo ngo batuze gutyo gusa, ahubwo babonye bakwiye kubiririmba, ikaba indirimbo amahanga akayumva, nabo bakaririmbana nabo. Dawidi yigeze kuvuga ngo mufatanye nanjye gushima Uwiteka, ngo abishimira ngo ko nsinda bafatanye nanjye gushima Uwiteka. Rero nabo bageze hakurya y'inyanja, barebye ibyo Imana ikoze, barebye umurimo ukomeye Imana ikoze ku nyanja, baravuga ngo ntidukwiye guceceka, ahubwo dukwiye kuririmba tukarangurura tukavuga ngo Uwiteka, haleluya, aduhindukiye agakiza, ngo amindukiye indirimbo, ni intwari mu ntambara, ngo kandi niryo zina rye. Amen. Uwiteka niryo zina rye. Uwiteka ni intwari mu ntambara. Uwiteka ni intwari nubwo ushonje. Uwiteka ni intwari nubwo urwaye. Uwiteka ni intwari nubwo wihebye. Uwiteka ni intwari nubwo hari ibintu bikugose bitumye ugira kwiheba, bitumye utinya, bitumye ushidikanya ku masezerano Imana yaguhaye. Hari ibyo Imana yagiye ikubwira ubona biratinze, utangira gushaka kumera nk'abandi, ngo ndabona n'ubundi bitazasohora, ngo ndabona n'ubundi yarambeshya. Imana ntabwo ibeshya, Imana ntabwo ihemuka, Imana ntabwo ari interenganya ngo ivuga ubujajwa, Imana ntabwo ari nk'abantu. Njyewe nshobora kugira ibyo nkwemerera, ubushobozi nkabubura, cyangwa se nkabyibagirwa, cyangwa se nkabyirengagiza, cyangwa nkaba narabikwemereye kuko nanjye mbona hari ikindi wanyemerera, ariko njye naba ndi umuntu. Imana, haleluya, ni Imana y'imbaraga nyinshi, ni Imana y'inyangamugayo mu byivuga, ni Imana y'inyangamugayo mu byikora, ni Imana ibasha gutegeka bigategekeka, nta mpamvu yo kwiheba. Niba waravuganye n'Imana, vuga ngo nubwo mbere yanjye mabona inyanja, nubwo iburyo mabona imisozi, nubwo inyuma numva guhorera kw'intambara n'ibigeragezo, kw'ibinteye ubwoba, kw'ibisuma bihorera bishaka kunyica no kumbuza ubugingo no kunyicira umumaro, vuga ngo Uwiteka hari igihe azampindukira agakiza, hari igihe azampindukira indirimbo, hari igihe nzambuka nagera hakurya nanjye nkaririmba. Haleluya, Imana ishimwe. Uwiteka ni intwari mu ntambara. Murongo wa 3 niko havuze, ni intwari mu ntambara, kandi ngo Uwiteka niryo zina rye. Yagutabaye umwitande, yagutabaye umuvugute, yagutabaye wumva wabivuga gute. Ababa baravuze ngo ni intwari mu ntambara, ngo ampindukiye agakiza, kandi ngo Uwiteka niryo zina rye. Iyo agize icyo akora mu buzima bwawe, urabiceceka ukiyorosa, ibyo bintu ukabigumana, wumva nyine ari ibyawe gusa. Bwira n'abandi ibyo yagukoreye. Muri ibyo yaririmbye avuga ngo nubwo utazi gushyomoka, nubwo utari umuhanga, nubwo ahari utazi byinshi wabwira n'abantu, nubwo wumva waba uvuga ahari udidimaga udashoboye kurangurura ngo ubivuge, hamya mu bandi ibyo yagukoreye. Bwira abandi ko Yesu ababarira, basibwira abandi ko yagukijije ibyaha, basibwira abandi ko yagukuye ku itabi, basibwira abandi ko yatumye urekura urumogi, basibwira abandi ko yagukuye mu burara, basibwira abandi ko yagukuye mu businzi, ubusambanyi, kuroga no kuraguza. Yesu ibyo yagukoreye wibiceceka, hamya mu bandi ibyo yagukoreye. Haleluya. Nubwo utazi gushoboka, nubwo utari umuhanga, nubwo udashoboye rwose, nubwo abantu baba bagusuzugura, nubwo abantu babona ntacyo ushoboye, ariko hamya mu bandi ko Yesu agira neza basi. Haleluya. Aba bararirimbye baravuga bati Uwiteka uduhindukiye agakiza, uri imbaraga zacu, uri igitare cyacu, uri ubwugamo, uri ubwihisho. Kuko bari babonye hari ibintu abakingiye, kuko bari babonye hari ibintu abarengeje. Reba nawe kwambutswa inyanja itukura ihorera, babona naho kunyura. Iyo nyanja nubwo tutazi uko ingana, ariko se wowe niyo yaba ari umugezi uhorera wabasha kuwiyambutsa. Ariko imbaraga zisumba byose zarabambukije barambuka, zarabambukije birakunda, zabatambukije aho batari kwitambutsa. Wowe se ntabyo yagukoreye utari kwishoboza? Wowe se uburwayi yagukijije aka kanya waba ubyibagiwe ku buryo byatuma wiheba, umutima wawe ugahagarara, ukavuga ngo ubutabazi bwararangiye? Wowe si ibyo yagukoreye aka kanya urabyibagiwe ku buryo icyo kiri imbere yawe gitumye uvuga ngo Imana ntayiriho, gitumye uvuga ngo Imana ntihari, gitumye uvuga ngo ntishoboye. N'uburwayi yagukijije, n'urubyaro yaguhaye, naho yagutambukije. Ndetse hari igihe wabaye kwa
muganga, abandi barapfa ubireba, wowe urasigara. Hari igihe wanyuze ahantu mu bikomeye, mu gihe ibyari bishaka guhitana abantu byari byinshi, bamwe bagenda ubireba, abandi bagwa iruhande rwawe, abandi bagwa imbere n'inyuma. Hari aho wanyuze ubona birakomeye, niki gituma wibagirwa Imana? Aba baravuze ngo Imana iduhindukiye imbaraga, ni intwari mu ntambara. Wowe kuki utakwatuza akanwa kawe kuvuga ko Uwiteka ari intwari mu ntambara? N'imirimo yagukoreye, n'ibitangaza yagukoreye, n'ahantu yakwambukije, n'ahantu yakunyujije, n'ibyo yagutabaye byose. Icyo kibazo gito ubona imbere yawe gitumye wibagirwa Imana, gitumye ubona ko itagishoboye, gitumye ubona ko ahari ibyo wumvise n'amatwi yawe ari ibinyoma, nta na kimwe gishobora gusohora, nta na kimwe gishobora gushoboka. Ongera wizere Imana. Aleluya. Ongera wizere Imana. Iyambukije Abisiraheli inyanja, iracyambutsa abantu, iracyatambutsa abantu, iracyarinda, iracyarengera, iracyakiza, iracyarokora. Aleluya. Kandi hakurya y'ibyo hari indirimbo, hari ubutabazi, hari ukuririmba, hari ukubwira abantu ko Uwiteka yaguhindukiye agakiza, yaguhindukiye imbaraga. Nibyo ko kurihebye, nibyo ko ufite ikigeragezo, nibyo ko kuri mu ntambara, nibyo ko uranzwe, nawe urabibona ku rwango rw'abantu na Satani rukugose, nibyo ko urashonje, nibyo ko ubuze umwambaro, nibyo ko ubuze uwo kuguhoza, nibyo ko ufite ikigeragezo. Ariko ongera uvuge ngo hakurya Imana yambukije Abisiraheli iracyambutsa, iracyafite imbaraga. Ijambo ryarabwiye ngo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari, uko yakoraga kera n'uyu munsi niko agikora. Ongera wizere, ongera ugirira Imana icyizere, ongera ugwiza imbaraga, ongera ukomere, ongera wizere, maze uvuge nawe ngo hakurya, hakurya, hakurya hari indirimbo. Kandi nukuri uzaririmba, kandi nukuri niwizera uzashima, kandi nukuri niwizera uzabwira abantu gukomera kw'Imana, uzabwira abantu imbaraga nyinshi Imana ifite, uzabwira abantu Imana ikiza, uzabwira abantu Imana irokora urupfu, uzabwira abantu Imana irengera, uzabwira abantu Imana ibeshaho, uzabwira abantu Imana ihindura ibihe, uzabwira benshi gukomera kw'Imana n'imbaraga zayo nyinshi. Aleluya. Imana ishimwe. Bararirimbye, baravuga ngo Uwiteka ni intwari mu ntambara. Iyo korasi twajyaga tuyiririmba, abantu bakumva bagize ibihe byiza, ngo Uwiteka ni intwari mu ntambara. Uwiteka niryo zina rye, niryo zina rye. Nukuri Uwiteka ni intwari mu ntambara, arakiza, arabohora, arazura, abeshaho, arambutsa, aratambutsa. Hakurya hari indirimbo, kandi nukuri uzashima, uzavuga gushima, uzavuga gukomera kwinshi kw'Imana. Nawe uzavuga ngo Imana impindukiye agakiza, nawe uzavuga ngo Imana impindukiye umurengezi, nawe uzavuga ngo imbereye byose, nawe uzavuga ngo yarankomeje aho ntari gukomera. Nukuri uzashima. Humura, humura, humura nubwo ubona bikomeye, humura nubwo ubona bimeze nk'ibyanze. Imana iracyarokora, Imana iracyarengera, Imana iracyavuganira abantu, Imana iracyaburana urubanza rutabera, iracyaburanira abarengana, iracyavugira imfubyi, iracyavugira abapfakazi. Imana iracyaba hafi y'indushyi zose. Aleluya. Ari ijambo rya nkunda Yesu yavuze, aravuga rimwe ngo muze mwese ngo abarushye n'abaremerewe, ngo musange mbaruhure. Iri jambo iyo nditekereje riranduta, rimbera rinini cyane, numva ribaye rigari, nkibaza ngo ninde muntu. Hari igihe bivuga nkumva ni binini, ninde muntu mwigeze mwumva aho mutuye mu bihugu bya kure cyangwa hafi aha, aho utuye mu mudugudu, aho utuye muri quartier, nubwo hari abakomeye, nubwo hari abatunzi, nubwo hari abanyabushobozi, nubwo hari abavuga rikijyana, ninde wumvise ahamagara indushyi ngo aziruhure? Ninde wumvise ahamagara abo bashonje ngo abagaburire bose? Niba hari n'uwumvise yabikoze rimwe, abatunga kamera ntiyagarutse. Niba hari uwumvise yabikoze kabiri, ntiyagarutse ngo abikore ukwezi. Ariko Yesu, haleluya, abasha kuruhura indushyi, abasha guhoza abarira amarira agakama, abasha kunezeza imitima itari kuzabona umunezero, abasha guhoza abantu bagahora rwose. Amen. Rero mugirira icyizere muri zo ntambara ufite. Hakurya numara kwambuka uzumva indirimbo zizatoboka nk'isoko, uzaririmba.
hari aho wumvise se barepese indirimbo bazaririmba bageze hakurya, ariko bagezeyo amasoko y'indirimbo yaratobotse, bararirimba baravuga ngo Uwiteka uduhindukiye agakiza, baravuga ngo Uwiteka ni intwari mu ntambara aduhindukiye agakiza, baravuga ngo ni imbaraga zacu, ni umutabazi. Dawidi nawe yarabivuze ngo ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Imana ishimwe, ni umurengezi, ni inkomezi, ni ibyiringiro. Uwiteka ni byose ko mufite, ngo urushye wese niwagana. Muri ibyo yavuze ngo izina twamuhaye ngo ni ryiza cyane, ngo Yesu niwe karuhura. Wowe umwitande mu ntambara ufite, umwitande umufata ute? Imana iratangaje cyane. Hari ijambo rivuga ngo uko umufashe niko akubera, ngo nufata Imana nk'inyantege nke uzabona ibaye inyantege nke, imbere yawe uzabona idashoboye. Nufata Imana nk'ishoboye uzabibona ko ishoboye. Nufata Imana nk'inyamaboko, n'ukuri amaboko yayo uzayibona kandi ntabwo bizatinda. Ubyizere uvuge ngo hakurya hari indirimbo. Nawe vuga ngo icyama nkazaririmba, nkazavuga ngo Uwiteka amindukiye agakiza, nkazavuga ngo amindukiye umutabazi. Niburira uvuga uti nkazavuga ngo amindukiye umuhoza. Mana ishimwe, iri jambo narisomye numva ndafashijwe rwose. Hakurya hari indirimbo, nanjye ngeze hakurya ku kibazo mfite hari indirimbo. Nawe nugera hakurya ku kibazo ufite kigukomereye uzaririmba kandi uzavuga ko Uwiteka aguhindukiye agakiza, aguhindukiye imbaraga. Ahubwo nyemerera njye nawe tuzamure kwizera, emera njye nawe tuzamure kwizera, kuve ku gipimo n'ikigero kuri wo kuzamuke, tuvuge ngo tuzaririmba. Imana ishimwe, haleluya. Imana ishimwe bene data. Mwebwe mwumvise iri jambo, umuntu yavuga byinshi, icyo umwuka bashaka kumvikanisha mu matwi y'abantu aracyumvikanisha, kandi uwashaka kurokoza ijambo rye ngo amukure mu bwihebe, ngo amukure mu gicuku cy'amaganya, ngo amukure mu gikombe cyo kumva hari ahantu heze ho kwiheba no kuvuga ngo Imana yanjye kwinyihoreye, kwinyirengagije, kwintaye, woya garukiraho. Hari igihe uzaririmba, n'ukuri uzaririmba, n'ukuri uzashima, n'ukuri uzanezerwa. Imana uzavuga ngo nanjye impindukiye agakiza, nanjye impindukiye amahoro, nanjye imbereye umuhoza, nanjye mbonye ibisoje rwose, ifarashi n'uwihetse ibiroshye mu nyanja. Amen. Nukuri Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Ndakwifuriza kandi nanjye ndiyifuriza kuzaririmba, tukaririmba abera, tukaririmba, tugahamagara bene data, tukavuga ngo muze turirimbe, tuvuge ngo Imana noneho iduhindukiye agakiza, duhindukiye amahoro, duhindukiye umuhoza, duhindukiye umukiza. Kandi ubwo bushobozi ndakwiringiza ko Imana ibufite, kuko njye narabibonye irabufite, kandi nawe uretse kuba wabyibagirwa nawe urabizi. None se hariya na hariya niwe wahinyujije, kiriya na biriya byose niwe wabyikuyemo. Yayindi mwabanye cya gihe mwibukije ko igihari, mwibukije ko igikora. Amaboko yawe ntiyananiwe, nta muntu ubwazigera ananirwa. Imana niguhindukira agakiza uzaririmba. Amen. Ongera wizere Imana, ongera ube maso, ongera usenge, ongera usubire mu bihe byawe bya kera, kandi Imana irahari ngo ikugirire neza mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana nziza, Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa, uri umuhoza wabarira, uri inkomezi, uri byiringiro. Ndakwinginze ngo iri jambo rigere mu mitima ya benshi, abihebye bahumurizwe, ubibutse rwose ko hakurya y'ibyo bibariza hari ukuririmba, ukuri Imana inyuranye igihe n'ikindi. Kandi iyo ubikoze gutyo, abera bo mu isi, n'ukuri turashima. Icyubahiro n'ikibi cyawe, ijambo rigere kure, ryaguke kandi ribohore, rihumurize imitima ya benshi bihebye, kuko Imana ishobora byose. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, mwebwe mwese mubana natwe umunsi ku wundi kuri uru rubuga. Aha ni kuri Yesu avugwe neza official. Ntego yacu ni ukwamamaza Yesu, akavugwa neza mu mahanga, akavugwa neza aho dukorera, akavugwa neza aho dutuye, akavugwa neza mu muhanda tugenda. Abakubonye bakagusoromaho imbuto nziza, kuko wahisemo ko izina ry'umwami wacu ridatukwa ku bwawe. Kandi nanjye niyo ntego yanjye. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Amen.